Yesu nashimwe bene data, ndabasuje mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Shima Imana kubw'aka kanya keza yongeye kuduha. Mu by'ukuri ni Emmanuel Rudasingwa nk'uko bisanzwe, kandi ndashimira buri muntu wese wigomwa umwanya we akicara imbere ya kamera z'ijambo ribohora TV, tugafatanya kumva ijambo ry'Imana. Imana yo mu ijuru ikomeze ibaha umugisha. Muntu ufite mashini, laptop, muntu ufite telefone, smartphone, ufungura ukumva ijambo ry'Imana, Imana ikomeze iguha umugisha rwose, kandi nkusabiye umugisha wose ukugereho. Rero nkashimira buri muntu wese ubasha gukora subscribe, ugakora subscribe, ugasharinga iki kiganiro kikagenda kikajya kuri buri muntu wari wese wumva ijambo ry'Imana. Uwumva anyuzwe n'ijambo ry'Imana nukuri ujye uvuga ngo amena muri comment. Biremewe kuko Imana yacu ni Imana yo kwiringirwa, kandi niyo yaduhamagaye rega ntabwo twe twihamagaye. Niyo mpamvu ujya nkunda kubwira abantu nkabwira ngo ikintu cyose ukora utiringiye Imana nta na kimwe kizagenda neza. Abantu turarushye muri iyi minsi ya none. Isi irimo iragenda izana ibintu biri innovation, ariko ibi ngibi iyo utabyitonzemo ukirukanka cyane, ndajya nkubwire ngo nicyo cya kizira cy'umurimbuzi. Rero muri aka kanya maze gushimira buri muntu wese wagiye adusapotinga, akora subscribe, ndetse anasharinga ibiganiro byacu. Nukuri muri aka kanya ndumva amashimwe mu mutima wanjye. Rero muri aka kanya ducunguje uburyo umwete, ndagira ngo tugane ku ijambo Imana yashyize ku mutima wanjye. Ijambo rero Imana yashyize ku mutima wanjye mu by'ukuri ntabwo ari ryo nari ngiye gutegura, nta nubwo ari ryo nateguye, ahubwo njye nateguye ku ijambo rivuga abahanuzi, uburyo umuhanuzi ashobora guhanura mu gihe kitari ngombwa cyangwa igihe kitari cyo. Hari abantu bigeze kubimbaza barambwira ati se umuntu yamenya gute ko ahanuye mu gihe nyacyo, cyangwa se umuntu yamenya gute ko ari Imana imuvugishije? Mu by'ukuri rero bikunda kubaho cyane, Imana ikaba yakuvugisha ariko icyo gihe ikakwereka, ishobora kwereka ariko ntubashe wabona wowe. Tuvuge wenda n'urugero, Imana ikweretse ibizaba mu gihugu, cyangwa se bibe muri Amerika, cyangwa biriwe mu bihugu bidukikije ibyo byose. Ntagiye kuvuga izina, reka nivugira ibihugu. Noneho Imana yakwereka, wowe ugahita wihuta ujya kuvuga. Iyo uvuze rero ubuhanuye, umuntu agira ibintu bibiri: kwerekwa, iyerekwa n'ubuhanuzi. Iyo usohoye ubuhanuye, iyo weretswe ni kwa kundi nyine ushobora kwerekwa mu nzozi cyangwa uri musenga, Imana ikakwereka ibintu. Noneho iyo ubisohoye ikabishyira public, ubuhanuye ibizaba. Kuko mwibuke Yesaya yareretswe, amaze kwereka arahanura. Bivuze ngo ubuhanuzi ni ugusohora nyine ukavuga, ariko iyerekwa riba muri wowe, riba muri wowe. Imana ivuganira nawe inside, for you, for me, sibyo? Rero wowe mwene data, niba iyerekwa ribera muri wowe, hari igihe Imana itakwemera ko ubihanura, bigasaba ko usenga, kuko hari igihe ushaka guhanura, wahanura ukabigwamo kandi ikakwihorera ugapfa. Rero buri muntu wese namusabira ngo wowe munyamasengesho, wowe ufite iryo yerekwa, gerageza usenge cyane. Imana niba ikweretse uhanure wabanje kuyibaza, uyibaze ati se Mana, igihe ni iki? Mpanure cyangwa mbe ndetse. Rero nibyo nari ngiye kuvugaho. Imana imbabarire kuko yabimbujije, ariko nibyo ngibyo nari ngiye kwigishaho. Nukuri pe ntago ari byo, ntago iri jambo ni Imana irimpaye mu kanya gato gashize, kuko mbumbuye Bibiliya ngiye kwigisha kuri rya jambo rwose. Imana itemwe ngo hoya, komeza ubumbura igitabo ndakubwira aho ugomba kuvuga. Rero ahangaha nkimara kubibona navuze kuki Imana impaye iri jambo aho ngaho rifite ikintu rigiye gusobanura, kandi rigasobanura igihugu cyacu, rigasobanura n'isi yacu muri rusange. Buri muntu wese rero namubwira ngo tega amatwi kandi uturishe umutima wawe, kugira ngo ubashe kumenya icyo umwuka abwira amatorero, icyo umwuka akubwira. Ijambo rero Imana impaye riri mu ijambo riri
muri Danieli ibice 12 uhereye ku murongo wa mbere ukajya ku murongo wa 13. Ayo niyo magambo Imana imbwiye ngo nsome kandi nyasome. Nuko Imana imbwiye. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Danieli yerekwa iby'iminsi y'imperuka. Mu by'ukuri pe sinigeze nagira ijambo Imana isumba byose iranyumva. Ntagira ijambo nigeze nditegura muri njye. Nabwo ibyo nateguye. Rero mumbabarire mumfashe. Iri jambo buri muntu wese arigirirye. Nuryamuri ryamane, nubyukuru ibyukane, uri mu kazi uryicaranemo, kandi muraza kumva amagambo arimo ijambo rimo hano ni ijambo rikomeye cyane kuko Danieli yeretswe byinshi kandi bigenda bisohora murabibona. Mwanyemera tugasoma. Abafite Bibiliya zanyu muzibumbure. Ni Danieli ibice 12 uhereye ku murongo wa mbere ukagera ku murongo wa 13. Dufatanye gusoma ijambo ry'Imana kandi ntidusome gusa ahubwo tunumve. Dusabe Umwuka Wera ari dusobanurire. Ngo maze icyo gihe Mikayeli wa mutware ukomeye ujya ahagarikira abantu bawe azahaguruka. Hazaba ari igihe cy'umubabaro utigeze kubaho uhereye igihe amahanga yabereyeho ukageza icyo gihe. Nuko icyo gihe abantu bawe bazaba banditswe mu gitabo bazarokorwa, kandi benshi bo muri bo bazaba barasinziriye mu gitaka. Bazakanguka, bamwe bazakangukira ubugingo buhoraho, abandi bazakangukira gukorwa n'isoni no gusuzugurwa iteka ryose. Kandi abanyabwenge bazarabagirana nk'umucyo wo mu isanzure ry'ijuru, n'abahinduriye benshi ku bukiranutsi bazaka nk'inyenyeri iteka ryose. Nuko Danieli bumba igitabo ugifatanishe ikimenyetso kugeza igihe cy'imperuka. Benshi bazajarajara hirya no hino, kandi ubwenge buzagwira. Nuko njyewe Danieli nditegereza, mbona abandi bagabo babiri bahagaze, umwe ku nkombe yo hakuno y'uruzi, undi kuyo hakurya. Umwe abaza wa mugabo wari wambaye umwenda w'igitare, wari hejuru y'amazi y'urwo ruzi, ati ibyo bitangaza bizagarukira he? Mbona wa mugabo wari wambaye umwenda w'igitare wari hejuru y'amazi y'uruzi atunga ukuboko kw'iburyo n'ukw'ibumoso kw'ijuru. Numva arahira ihoraho iteka ryose ngo bizamara igihe n'ibihe n'igice cy'igihe, kandi ati nibamara kumenagura imbaraga z'abera, ibyo byose bizahera ko birangire. Ndabyumva ariko sinabimenya. Mpera ko ndabaza nti databuja, ikizaheruka ibindi muri ibyo ni ibiki? Ni ikihe? Aransubiza ati igendere Danieli, kuko ayo magambo ahishwe kandi afatanishijwe ikimenyetso kugeza igihe cy'imperuka. Benshi benshi bazatunganywa, bazezwa, bazacishwa mu ruganda, ariko ababi bazakomeza gukora ibibi, kandi nta n'umwe muri bo uzayamenya, ariko abanyabwenge bazayamenya. Uhereye igihe igitambo gihoraho kizakurirwaho, bagashyiraho
ikizira cy'umurimbuzi. Hazacaho iminsi 1290. Hahirwa uzategereza akageza ku minsi 1333. Nuko igendere utegereze imperuka, kuko uzaruhuka kandi ukazahagarara mu mugabane wawe, iyo minsi nishira. Mwakira ijambo ry'Imana. Iri ni ijambo Imana impaye, ariko iri impaye rwose mu minota mike cyane ngiye kuvuga ku byo bahanuzi. Ni ukuri pe, ntago giye ijambo nari nariteguye mu byo nari nateguye, numvaga ngiye kwivugira ku by'abahanuzi, uburyo nyine bahanura, bagahanura mu gihe kitari ngombwa, mu gihe Imana itaremeza ko bahanura. Ariko Imana irantunguye nanjye ibimpaye iri jambo. Rero muri iri jambo ngewe ndumva hano ijambo rishobora kutubera icyitegererezo kugira ngo tubashe gusobanukirwa. Ni uguhera ku murongo wa 7. Uyu murongo wa 7 mu by'ukuri ni umurongo wa 7 n'umurongo guhera ku murongo wa 7 kugera ku murongo wa 9 n'umurongo wa 11. Ariko dushatse twasomeye imirongo yose, kuko imirongo yose guhera ku murongo wa 7 kugera ku murongo wa 11 ni imirongo ivuga ibintu bikomeye cyane. Reka tuwusubiremo buri muntu wese awumve. Ngo mbona wa mugabo wari wambaye umwenda w'igitare, wari hejuru y'amazi y'uruzi, atungwa ukuboko kw'iburyo n'ukw'ibumoso kw'ijuru. Ni ukuvuga ngo uriya mugabo Danieli akimubona, ngo yabonye ngo azamura ibiganza bye, ngo yarabanje ngo azamura ukuboko ngagira gutya. Urumva yaramyaga Uwiteka Imana. Yesu uwo mugabo ninde wari wambaye imyenda y'igitare? Uwo mugabo ntago wahita umwibwira, ni marayika w'Imana. Ngo mbona wa mugabo wari wambaye umwenda w'igitare, wari hejuru y'amazi y'uruzi, atunga ukuboko kw'iburyo n'ukw'ibumoso kw'ijuru. Numva arahira ihoraho iteka ryose ngo bizamara igihe n'ibihe n'igice cy'igihe, kandi ati nibamara kumenagura, mutega amatwi, nibamara kumenagura imbaraga z'abera. Ibyo byo byaratangiye. Nibamara kumenagura imbaraga z'abera, zirimo ziramenagurwa, nta banga rihari. Ibyo byose bizahera ko birangire. Ibyo byose bizahera ko birangire. Ndabyumva ariko sinabimenya. Mera ko ndabaza nti databuja. Urumva Danieli we yarabyumvise, amaze kubyumva agira amashyushyu yo kwibariza. Aravuga ati se ibizamara ibihe n'ibihe. Kuko urumva yabonye atunga amaboko ukuboko kw'iburyo n'ukw'ibumoso hejuru, arangije avuga igihe bizamara. Ngo ndabyumva ariko sinabimenya. Ku murongo wa 8, mpera ko ndabaza nti databuja, ikizaheruka ibindi muri ibyo ni ikihe? Mwumva ukuntu yamusubije. Aransubiza ati igendere Danieli, kuko ayo magambo ahishwe kandi afatanishijwe ikimenyetso kugeza igihe cy'imperuka. Ubwo ni ku murongo wa 10 tugeze. Ngo benshi mubyumve, mutega amatwi. Wasanga urimo, wasanga ndimo, ariko mureke mbabwire, umuntu wese namwifuriza gufungura amatwi akisobanukirwa, kuko ibi bintu ntago ari ibintu byo gukereza. Ni ukuri pe. Ngo benshi bazatunganywa, bazezwa, bazacishwa mu ruganda, ariko ababi bazakomeza
gukora ibibi. Urumva abenshi abazemera hari ab'Imana yatoranije, abo bari mu bigeragezo ubu ngubu barimo baragenda bakubitwa. Mwabyumvise ko hano abera bazabanza bazanatotezwa, bazakubitwa, bazaba bamaze gukamura imbaraga z'abera. Ese mwari muzi ko hari amadini Satani yashyizeho agomba kumenya abarimo umwuka w'Imana? Mwari muzi ko umuntu atangira ari umuririmbyi, ari umuramyi mwiza, ari umuvugabutumwa mwiza, rya dini bamutumira rimwe gusa, bamutumira rimwe gusa, umwuka w'Imana ugahita umuvaho, agatangira kuramya za mana zabo. Abo barahari kuko Satani we niyo mikorere ye, niyo miterere ye. Rero hari idini rigomba gukamura imbaraga z'abera, iryo rirahari, ntago ryabura, sibyo? Rero tube maso ngo benshi